Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje bene data aho muherereye hose, nshuti zanjye tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Yesu Kristo ashimwe, Imana ishimwe cyane. Iki gitondo duhereje Imana icyubahiro, izinze ijoro ikazingura amanywa. Tubanje intwari ku rugamba, tuyihereje icyubahiro. Tubanje Imana itanga umugisha utabyiganirwa. Imana ishimwe cyane, dushimiye Imana, dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Imana ishimwe. Ndagusuhuje mwene data aho uherereye hose, Imana ikunezeze ikurebe neza mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo turacyari imbere y'Imana ishobora byose, tubyutse tuyishimira. Nawe nyemerera ufata umwanya ushimira Imana. Uramenye ntukabyuke ngo utambuke mu cyumba cy'inzu yawe udahereje Imana icyubahiro. Byuzirikana ko abaryamye bose atari ko babyutse bari bazima. Hari abo mwaryamiye isaha imwe babyutse bashizemo umwuka, kandi nabo bamubyukiye isaha imwe siko bari buwirize. Igikuru ni ugushima Imana, ni ugushima Imana, ni ugushima Imana. Jya unezezwa no kuba imbere y'Imana. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonir, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga. Turi muri teme yacu igira iti umugisha uhawe n'Imana uruta indi migisha yose. Imana ishimwe. Twasanze ko imigisha ishobora guturuka ahantu hatandukanye, ariko umugisha uhawe n'Imana wo urakomeye. Hari umugisha wahabwa n'ababyeyi. Ababyeyi rwose batanga umugisha, Imana ibaha umugisha nabo, ariko umugisha uhawe n'Imana uruta imigisha wahabwa n'ababyeyi. Mu migisha wahabwa n'ababyeyi ntago bavuga kuri wowe ko bazakwitaho kugeza imvi zawe zibaye uruyenzi, ariko twasanze Imana ivugana natwe ngo nzakwitaho. Imana ishimwe. Mu migisha wahabwa n'ababyeyi ntago wahabwa umugisha wo kuvuga ngo bazakurwanirira kugeza ubaye agakecuru. Bakurwaniriye uri umwana, ariko numara gukura bazakurekura nawe wirwarize. Rero twasanze Imana yonyine rurangiza rwa burundu ari ivuga ngo nzakurwanirira, uzakuvuma nanjye nzajya mpita murangiriza muvume. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibyo Imana yikorera igakora mu bumana bwayo, mu mbaraga zayo, umwana w'umuntu atabasha kugiramo uruhare. Imana nishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera tudatinze tujye mu ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cya Mose Itangiriro ibice 32. Turahera ku murongo wa 23. Titire y'ijambo handitse ngo iki? Ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ijambo rivuze ngo iki? Abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki. Imana ishimwe. Arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Dukomeze ijambo ry'Imana. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka. Bagikirana, uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Urumva Yakobo yabanje kwambutsa, yabanje kwitandukanya n'abagore be n'abana be ndetse n'inshoreke n'ibyo yaratunze byose. Arabanza arabyambutsa, yitandukanya nabyo. Arangije ngajya ahantu ahasigara wenyine. Bivuga ngo iyo ugiye gusenga hari ibyo ugomba kubanza ukitandukanya nabyo. Hari ibyo ubanza kwigiza ku ruhande, warangiza ukajya ahantu ha wenyine, warangiza ugasenga Imana. Ntago batubwira yuko bakiri kumwe na inshoreke ze
aribwo yakiranye na marayika w'umwami Imana, ngo icyo gihe yari wenyine. Imana ishimwe cyane. Yari yabanjije kwitandukanya n'ibyamurangaza, yari yabanjije kwitandukanya n'ibyatuma atabasha gusenga neza, ngo nuko akinana na marayika w'umwami Imana, ngo iryo joro umuseke urinda utambika. Marayika w'umwami Imana aramubwira ati ndekura. Yakobo agira ubwenge bukomeye cyane, aravuga ngo sinkurekura utampaye umugisha. Imana ishimwe. Nawe ndakubwiye ntukave mu masengesho Imana itaguhaye umugisha, ntuzave mu gakiza, uzakomeze uhame mu gakiza. Imana iguha umugisha, ikomeze iguha umugisha ndetse ikongere n'undi mugisha. Niyo mpamvu umuririmbyi yaravuze ngo namenye kuri se w'imigisha. Imana umenye ko ari we se w'imigisha. Umuririmbyi yarabivuze, aravuga ngo namenye kuri se w'imigisha. Arangije aravuga ngo sinakurekura, sinakurekura Mana. Ni indirimbo baririmbye bahereye kuri iri jambo rya Yakobo, ngo namenye kuri se w'imigisha. Niko umuririmbyi yavuze. Ariko Yakobo we aravuga ngo sinakurekura utampaye umugisha. Ni gute wowe wakijijwe umwaka umwe ukabirambika, kandi Imana yari igiye kuguha umugisha ukaba warabivuyemo Imana itaguhaye umugisha? Ni gute Satani yaguhubuye mu kw'Imana? Erega hari ukuntu Satani aguteza dayimoni w'igihubutsi, ukabona ibintu bivuyemo kandi aribwo wari ugiye guhabwa umugisha n'Imana. Ujye witegereza urebe ibyabaye nyuma y'uko uva mu gakiza. Ababikomeje bagiriwe umugisha n'Imana, bahawe umugisha n'Imana, bahawe umugisha n'Imana. Imana yagumye irabarinda, Imana irakomeza irabarengera, Imana irakomeza irabarwanirira. Urukundo rw'Imana rwabaye rwinshi kuri bo. Rero nawe ikintu kigukwiye ni uko wongera ukagaruka. Garuka mu kw'Imana, garuka mu gakiza, nugaruke. Yakobo uyu nguyu amateka ye murayazi. Muzi ko Yakobo yari yarariganyije Esawu mwene nyina, mwene se, amuriganya umugisha wa Esawu arawutwara. Ariko arangije arahunga, ahungira kwa nyirarume Labani. Agezeyo nawe ibyo yari yarakoreye Esawu byo kuriganya byamusohoyeho. Umunsi bari bumushyingire umukobwa mwiza Rebeka, ngo bamushingiye mukuru we. Ikintu cyo kuriganywa, bureka nkubwire, nimba ukora ibyaha ukagira ngo Imana ntireba, Imana irareba. Ibyo ukora byose uzabyishyurira kuri iyi si, ntabwo uzahava utishyuye. Reka nkubwire, nimba ugirira nabi abantu, nawe uzahura n'ukugirira nabi akubabaze. Rero kuri iyi si abantu barishyura. Hari abantu bagira ngo ntibishyura, barishyura. Urishyura. Yakobo uyu nguyu yarishyuye, ageze kwa sebukwe, atendera imyaka 7 akorera Rebeka, ariko birangije bamuha Leya. Bivuga ngo rero kwa kundi yaguraniye Esawu, akagurana akambara uruhu rw'intama, akivuga ko ari we ufite ubwoya bwinshi, umugisha wose akawutwara. Isaka akamuha umugisha kandi atari we wari buwuhabwe. Yageze kwa sebukwe nawe bimubaho. Bivuga ngo rero nawe ibyo urimo uzabyishyura. Ukiri kuri iyi si, ineza yawe uzayisanga imbere, ariko n'inabi yawe izakugaruka. Niyo mpamvu rero wari ukwiriye kwigira inama, ukitandukanya n'ibituma udakizwa, n'ibituma utagira ubusabane n'Imana. Dore Yakobo ikintu yakoze, yitandukanyije n'inshoreke, yitandukanya n'abana, yitandukanya n'ibutunzi, yitandukanya n'abagore be 2. Ariko arangije ngo asigara ahantu wenyine. Imana irahamusanga, akirana na marayika w'umwami Imana ijoro ryose. Arangije marayika aramubwira ati ndekura, ati ni ukuri kw'Imana yera, ntabwo nakurekura utampaye umugisha. Nibwo marayika w'umwami Imana yamuhaye umugisha, aramubwira ngo ntabwo ucyongeye kwitwa Yakobo ukundi, ngo wiswe kuri 29. Aramubwira ngo ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranyije Imana n'abantu
ukanesha Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo yahahinduriwe izina. Nawe ndagusabira umugisha wo guhindurirwa izina n'Imana. Imana iguhindurira izina. Imana iguhindurira izina. Mu Kristo Imana niguhindurira izina. Wowe wamaramaje kubana n'Imana, Imana iguhindurira izina. Ahangaha Yakobo yahinduriwe izina kubera yari yamaramaje. Aravuga ati sinkure kurutampaye umugisha. Nawe Imana niguhindurira izina mu izina rya Yesu Kristo. Shalom. Amen.